mwese aho muri mu mpande z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali turabaramukije kandi turifuriza kugira igitondo gihire igitondo cy'umugisha twizeye ko wakane waramutse neza nubwo bitabujije ko arakavura kavuye ariko twizere ko kaguye tukizere ko bameze neza twinjiye mu saha y'ikiganiro Impamba y'Umunsi nitwe nonse twizere nanjye ndi Nicole nyirabahanuzi nitwe tujye kubagezaho ikiganiro Impamba y'Umunsi hanyuma Nicole nayo ntangiye mvuga ko imvura yaguye ako nizere ko itabujije abantu kujya mu kazi kugira ngo ni imvura yahereye mu gitondo cya kare birumvikana abantu benshi muri aya masaha harimo abari kujya ku kazi aya masaha harimo n'abataragera mu kazi ntabwo ibyo twagirangagiza kuko ni imvura yaguye hafi mu gihugu hose ngira ngo abantu benshi twagiye tuvugana bari mu bice bigiye bitandukanye bose bagiye bavuga ko imvura mu by'ukuri yabagezeho ni byiza ni imvura nziza kuko reka twizere ko nta byinshi yangije uretse Musanze nabonye ngo hari ahantu akavura kaguye mu myaka ngo ikamenerwa nabi ni groupe y'abantu b'Imusanze nari ndimo nabonye ngo harakavura kaguyeyo ako twizere ko abantu itabujije kujya mu kazi mu baduke mugiye ku murimo natwe tubagezeho rero ikiganiro Impamba y'Umunsi byinshi mu byo twabateguriye turaza guhera hano mu Rwanda tubabwire ko urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare kwa gatatu tariki ya 22 Ugushyingo 2023 rwatangiye kuburanisha mu bujurire urubanza ruregwamo Sigita Gasane Emmanuel wahoze ayobora intara y'Iburasirazuba turaza rero kubabwira ibyavuye mu rukiko turaza kwerekeza no mu karere ka Musanze tubabwire ko mu murenge wa Kimonyi abanyeshuri biga ku rwunge rw'amashuri rwa Birira barimo bavuga ko babangamiwe no gukora urugendo rurerure bikoreye ibintu bafata nko kubirya babanje kubitamo amarira bitewe n'urugendo bakora bajya kuzana ibyo kurya intabaza y'abanyeshuri rumvikana ariko se umuti ukwiye mu iki kibazo ni uwuhe nibyo turi buze gusesengura muri iki kiganiro turi buze no kwerekeza hanze y'u Rwanda tuze kubabwira ko nko muri Uganda inzego z'umutekano z'icyo gihugu zirimo gukora iperereza ni inzego zifatanyije n'iz'ubuzima nyine bakaba bari gukora iperereza ku ndwara itaramenyekana imaze guhitana abantu bagera kuri 12 mu gihe cy'ibyumweru bigera kuri 2 gusa mu karere ka Kyotera gaherereye mu majyepfo no hagati y'iki gihugu cya Uganda se iyo ndwara nihe turi buze kubabwira muri iki kiganiro Impamba y'Umunsi ako turabashikariza no kuza nkomeza kubana natwe Nicole yego turabashikariza kuza gukomeza kudukurikira ikiganiro cyo ni Impamba y'Umunsi mukanya bagiye kudushyira mu karuhuko hanyuma tugaruke twinjira mu kiganiro ku buryo burambuye Landry n'izijyanye dufashe kubanga rw'ibyuma reka dushyire mu karuhuko mu kanya turaje turambure byinshi twabateguriye mu kiganiro Impamba y'Umunsi ikaze muri Star Professional College duherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako yitwa Mateus House iri inyuma yo kwa Makuza muri etaje ya gatatu ahakorera Goodrich Business Group dutanga certificate mu mezi 3 na diploma mu mezi 6 mu masomo akurikira Filming and TV Production diploma mu mezi 6 Camera Operation and Video Editing mu mezi 3 TV Broadcasting and Control Room Techniques mu mezi 3 Graphic Design and Software Development mu mezi 3 dutanga kandi amasomo yandi akurikira Complementary Therapy Diploma y'amezi 6 Massage Therapy mu mezi 3 Fitness and Gym Instructions mu mezi 3 Hydrotherapy and Sauna mu mezi 3 dukorana n'ikigo High-Tech London International Therapeutics Examination Council mu gutegura amasomo ndetse n'ibizamini bituma impamyabumenyi tuguhigira agaciro ku isi yose ndetse bikakorohera no guhita ubona akazi ababoneka muri weekend namwe twabatekerejeho kwiyandikisha byaratangiye kandi imyanya n'imbarwa ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 0456 tukaguha link yo kwiyandikisha online cyangwa ugasura urubuga rwacu goodrichbusinessgroup.com ugakanda handitse Star Professional College ubumenyi ngiro imbarutso zo gukabya inzozi zawe. We believe education is a right, not a privilege. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Empowering students around the world to access the best education is our passion at Applied World. Mega Global Rings is accredited international recruitment service providers for Applied Board,
since November 2023. Our partners and students are the heart of everything we do, and we are committed to enabling your success. Dear Africans, we can connect you to the best school in Canada, USA, and Europe. Also, scholarships are available. Since 2015, we helped over 400,000 students from more than 125 countries around the world pursue the dream of study abroad, build new careers, and become who they aspire to be. From 2024, we want to be helping more than 10,000 African students to get the best school abroad. Join us. Ikaze none mu kiganiro Impamba y'Umunsi, reka twanzikire hano mu Rwanda tubabwire ku rukiko rwisumbuye rwa Nyagatare ku wa gatatu tariki 22 Ugushyingo 2023 rwatangiye kuburanisha mu bujurire rubanza ruregwamo CG Retired Gasana Emmanuel wahoze ayobora intara y'Iburasirazuba. CG Retired Gasana akurikiranyweho ibyaha bibiri birimo gusaba ndetse no kwakira indonke ngo bakore ikiri mu nshingano ze ndetse no gukoresha ububasha mu nyungu ze bwite. Yego urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare rero ku wa 15 Ugushyingo 2023 rwategetse ko akurikiranwa afunzwe kubera ko hari impamvu zikomeye zishobora gutuma abangamira iperereza. Ni icyemezo yahise ajuririra asaba urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare ko rwategeka ko yakurikiranwa ari hanze. Kuri wa gatatu rero akaba ari bwo urukiko rwatangiye kuburanisha ubujurire bwa CG Retired Gasana aho yagejejwe ku rukiko yambaye umwambaro uranga abantu bafa. Abanyamakuru bageze ku rukiko ku isaha ya saa 11:40 bakaba barageze ariko ugasanga imodoka ngo y'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RSS yari itwaye Retired Gasana yamaze kuhagera. Abanyamategeko rero bagera kuri batatu bunganira CG Retired Gasana bakaba barabwiye abacamanza ko hari impamvu bashingiraho basaba ko umukiriya wabo aburana ari hanze, zikaba zirimo rero ibyavuye mu iperereza kuko bitaba impamvu zikomeye zituma afungwa by'agateganyo ndetse no kuba urukiko rutarahaye agaciro uburwayi bw'uregwa ndetse n'ubwishingire bwatanzwe. Maître Shema Gakuba uri mu bunganira CG Retired Gasana yavuze ko nta mpamvu zikomeye zagombaga gutuma urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare rutegeka ko afungwa by'agateganyo kuko ibyavuye mu iperereza bidahagije ngo bibe impamvu ikomeye yatuma ahamwa n'icyaha. Yavuze ko inyandiko yashingiweho ari iyakozwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ikurikiwe ikaba nakikubiyemo ibyasanzwe mu murima birimo ibikoresho bya Karinganire Rike rwiyemezamirimo ushinja nyine Gasana kumuha amazi kugira ngo amukorere ubuvugizi ndetse anakoresha amafaranga y'abaturage n'ahacukuwe amazi. Mu gihe kandi rwiyemezamirimo Karinganire Eric wari ufite umushinga wo kugeza amazi mu mirima yo mu duce dutandukanye mu Burasirazuba muri Gicurasi 2022 ubwo yari amaze kuyageza mu mirenge ya Gahengeri ndetse na Karenge muri Rwamagana yahuye n'ikibazo wageze muri Karenge yabuze umuriro uhagije yagombaga gukoresha ku mashini ku buryo hamwe wari muke ahandi ntawuhari. Icyo gihe ngo yarebye Gasana amuganiriza uwo mushinga ndetse n'imbogamizi afite undamubwira ko azamufasha. Yagaragaje ko Gasana ahakana ko ayo mazi yabonetse mu murima we. Yagaragaje ko Gasana adahakana ko aya mazi yabonetse mu murima we cyangwa yari akenewe ariko bikaba byarakozwe kugira ngo ashyikirizwe abaturage bitari mu nyungu ze bwite. Maître Shema kandi yavuze ko ibikorwa byakozwe nta bwishyu byashyiriweho ngo bemeranya ko ubuvugizi azabumukorera buzaba nk'igihembo. Yavuze ko rero ubuvugizi Gasana yatangiye kubukora muri Gicurasi mu gihe imirimo yo kuzamura amazi mu murima we yatangiye ku wa gatandatu ndetse no ku wa karindwi. Ibikorwa byo kuzamura amazi mu isambu ya Gasana iherereye mu murenge wa Katabagemu mudugudu wa Rebero bikaba byaratwaye arenga miliyoni 48 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe rero amaze kumenya ko Karinganire yambaye abaturage yahise amuhagarika aranafungwa. Agifungwa nyuma y'ibyumweru 2 yarafunguwe ariko Gasana asaba ko yakongera gufatwa. Yego kandi Gasana akaba yaravuze ko ibivugwa n'ubushinjacyaha ko abaturage
bamenye ko ayo mazi ahari yamaze kugezwa mu murima hejuru atari byo kuko yari yatanze amakuru ku nzego z'ibanze. Yanabwiye urukiko ko kandi yahuraga na komite y'umudugudu bityo ko abaturage bose bashobora kuba batarabimenya. Yavuze ko nyuma y'umwaka Karinganire yashatse kumwihemuraho ngo amufungishe. Ego yavuze ko imvugo z'abayobozi b'uturere ndetse n'abayobozi b'ibanze azemera ndetse atabangamira iperereza. Mugambo yari akaba yaragize ati Karinganire arambeshyera abandi batangabuhamya ndabemera nemera n'ibyo bavuga. Ni mu gihe kandi yanavuze ko imvugo za Karinganire zidakwiye gushingirwaho nk'impamvu zikomeye kuko Karinganire yafunze kubera kwambura abaturage. Maître Shema rero yasabye urukiko guhindura icyemezo cy'urwabanje akagira ibyo ategekwa nko kudakandagira mu burasirazuba cyangwa se guhagarikirwa pasiporo ku buryo atatoroka ubutabera. Maître Shema yavuze ko urukiko rw'ibanze rwashingiye ku mirimo yanyuzemo ruvuga ko yabangamira iperereza ariko ibyo bikaba binyuranije n'amategeko yo kureshyeshya abantu mu butabera. Yunzemo ko kandi indwara zirimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse na cholesterol bimushyira mu byago byo kubura ubuzima ndetse yifashisha urubanza rwaciwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwa Kantengwa Angelique wayoboraga urwego rw'igihugu rw'ubwiteganyirize RSSB rwategetse ko akurikiranwa ari hanze asaba ko narwo rwabishingiraho. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko icyaha cya Gasana akurikiranyweho gishingiye ku mirimo yakozwe mu isambu ye iri aho iri kandi ku buntu. Bukaba rero bwarerekanye ko Karinganire ndetse na Gasana bemeza ko nta kiguzi cy'amafaranga cyatanzwe ariko Karinganire agashimangira ko gucukura amazi yabisabwe kugira ngo azakorerwe ubuvugizi. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko uburwayi bwa Gasana budakwiye kuba impungenge kuko gereza ifite uburyo bwo kwita ku barwayi ndetse niyo bibaye ngombwa boherezwa kuvurirwa hanze yayo. Bwerekanye ko bufite impungenge ku migendekere y'iperereza mu gihe Gasana yarekurwa ndetse ko nubwo hatangwa ingwate idakwiye kuba ishingiro. Yego ingwate rero ntikwiye kuba ishingiro. Ubushinjacyaha bukaba bwaranasabye ko icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare cyagumishwaho Gasana agakomeza gufungwa. Ni icyemezo ku bujurire bwa Gasana kikaba kizasomwa ku wa mbere tariki ya 27 Ugushyingo 2023 saa 9 z'umugoroba. CG Ritad Gasana kuri ubu akaba afungiye muri gereza Nyarugenge iherereye i Mageragere. Yatoye muri yombi nyuma y'umunsi umwe ahagaritswe mu mirimo yo kuyobora intara y'Iburasirazuba yari ku 25 Ukwakira mwaka 2023 aho urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangira iperereza ku byaha akurikiranyweho. Ngayo nguko anyuma nabonye amashusho yagiye hanze agaragaza Gasana ntabwo ashaka kugaragara mu maso yaba yipfutse kamera. Bambaye udupfukamunwa, video iriho Nicole. Yego. Bambaye udupfukamunwa ndetse n'aba harya n'abacunga gereza. Nabo bambaye udupfukamunwa ku buryo bigoye kumenya kugira ngo umenye uwo ari we. Sinzi impamvu ibingibi babikoze. Ariko harimo kuba ntekereza ko impamvu wenda nimba ariyo simbizi bakurikije ariko imwe mu mpamvu nzishobora gutuma umuntu nk'uyu nguyu adashaka kugaragara mu itangazamakuru nuko ni public figure cyangwa n'umuntu nyine uzwi cyane. Yego hari aho bikorwa nyine kugira ngo bamurindire umutekano kubera yuko you never know ntago umenye iby'ibitangazamakuru biri bwandike kandi nta nubwo umenya ngo nibihe bitangazamakuru bihari. Yego rero niyo mpamvu nzi nyamugwi ishobora gutuma umuntu agenda atagaragara isura. Karikiza no mu ntara y'Amajyaruguru tubabwire ko mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi hari abanyeshuri biga ku rwunge rw'amashuri ya Birira bakaba bavuga ko rero babangamiwe no gukora urugendo rurerure bikoreye ibiryo ibintu bafata nko kubirya babitayemo amarira bitewe n'urugendo bakora bajya kuzana ibyo kurya. Abanyeshuri bavuga ko ntawe utazi ko ibyo arya ibyo yavunikiye ariko ngo ntibimenyerewe kuvunika urya ibyo wishyuye ayawe wavunikiye. Mu karere ka Musanze rero no mu murenge wa Kimonyi nk'uko wari ubivuze ni abanyeshuri biga hanyuma aba banyeshuri bakaba barabitangaje umunyamakuru wa mama urwa Gasabo ubwo yari ari hariya ni nawe dukesha inkuru ubwo yageraga mu murenge wa Kimonyi kuri groupe scolaire Birira aho yasanze aba bana bikoreye ibiryo ku mutwe bishyushye babizamukana umusozi mu ntera iri hagati ya metero 700 na 600 bifuza ko bakoroherezwa bakajya babona amafunguro mu buryo bworoshye. Mu kiganiro mama urwa Gasabo yageranye na bamwe muri abo banyeshuri bashimangira ko bagorwa cyane no kubanza kwikorera ibi biryo ndetse ngo bamwe bakaba
bananyerera ku musozi bakaba banagwa. Mu gihe witwa Ange Marie wiga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye agira ati rwose ubu turi bamwe mu banyeshuri b'indushyi, tekereza kwikorera akawunga gashyushye ku mutwe muri metero 600 zirenga ugenda ushya, abandi nabo bikoreye isosi ikagenda bamenekaho umusozi wose. Ubu twaragowe, ni gute umuntu azaba yaje kwiga akanakora imirimo yo mu rugo? Leta nidufashe natwe iduhe igikoni. Witwa noneho mugenzi Patrick nawe ngo baravuze ko bajya kurya ibyo biryo babanje kubitamo amarira, ari naho yahereye asaba abayobozi kugira icyo bakora kuri icyo kibazo kibakomereye. Mukafeza Solange n'umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Birira akaba rero yaravuze ko aba bana baza gutwara ibiryo bishyushye barangiza bakabyurirana umusozi, ariko ngo ni ikibazo nabo kirabahangayikishije, gusa ngo bakigejeje kuba bishinzwe. Magambo akaba yagize ati ubundi iki kigo ni kimwe, ariko igice cyo hejuru y'umusozi nibo baza gufata ibiryo kuko bo aho hubatse amashuri abanza n'ayisumbuye. Iki kibazo rero cyo kuba nta gikoni dufite ubuyobozi bw'akarere burakizi, twizeye ko bazadukorera ubuvugizi kandi batubwira ko na Minisiteri y'Uburezi bizi. Dutegereje ko rero umwaka utaha tuzaba dufite igikoni. Arise Mutoni ushinzwe uburezi mu karere ka Musanze akaba yaremereye iki kinyamakuru cyitwa mu rwa Gasabo ko iki kibazo bakizi kandi ngo bakigejeje kuri Minisiteri y'Uburezi kugira ngo izabashe kuba yagira uko bikemura. Mu bindi nuko gahunda ubundi yo kugaburira abana nyine ku mashuri izwi nka school feeding igamije gufasha nyine abana kwiga neza bityo bagatsinda uko bikwiye. Aho mu mwaka wa 2014 gahunda yatangirijwe mu mashuri y'uburezi bw'imyaka 9 ndetse na 12 ndetse politike yayo ikaba yanemezwa na guverinoma y'u Rwanda mu mwaka wa 2019 igahita ibitegeko mu mashuri yose uhereye mu yabanza, aho leta itanga uruhare rwa 60%, umubyeyi nawe agatanga 40% by'ikiguzi cy'ifunguro ry'umunyeshuri ku ishuri nyine. Hanyuma niko amafoto aragaragara, ni ahantu hari umusozi hahanamye, umwana yikoreye ariyo kasaka basi ubundi yego ubona bikoreye tubase amasosi arimo bayatwaye mu ndobo. Bigaragara ko nyine n'ubundi umwana ashobora kuba yanagwa, hari n'ibyago. Hari ibyago ko ashobora kunyerera n'ibyo biryo kuko bishyushye bishobora no kuba byanamutwika. Hanyuma umuntu yavuga ko hari imbogamizi zagakwiye gutuma abana nk'aba ngaba abanyeshuri bakiri batoya burirana ibiryo kuko bakora metero nyinshi ngo bajyana ibiryo ku ishuri. Bamwe bavuga ko ibiryo bajya kubirya abana bitayemo amarira. Hari imbogamizi zagakwiye gutuma ibi bikorwa. Ntekereza ko nta zihari zagakwiriye kuko iki kibazo ntekereza ko twashyira uburangare ku nzego z'akarere zishinzwe uburezi. Kubera ko ntekereza ko kubaka igikoni burya biragoye. Ubundi iyo hakorwa inyigo yo kubaka ishuri, ntekereza ko amashuri menshi twagiye tubona ko yubatswe muri covid. Hanyuma nyuma yaho gahunda ya school feeding iziye, ntekereza ko ibikoni byagiye bigenerwa amabishi. Hanyuma ukibaza ukuntu rero umwana mu by'ukuri azajya kurya ibiryo ariko yabanje kwikorera, yabanje kuvunika, wenda ava no mu rugo hari ibindi akoze, ubundi se uwo mwana aziga. Birababaje kabisa. Birababaje. Ntekereza ko akarere ka Musanze gakwiye kugira icyo gakora kuko urumva niba ari ikigo kimwe gufata mu ngengo y'imari bakubaka igikoni burya ni ibintu byoroshye. Noneho na Minisiteri niba koko Minisiteri bizi, ariko iki kibazo kikaba kitarakemutse, sinzi niba ari ryo reme ry'uburezi twaba turimo dutanga. Nta reme ry'uburezi kabisa riri kugaragara. Ari umuntu wundi ushobora kwibaza se ababyeyi baba bana bo baba bamerewe bate? Ni ikibazo kuko urumva umwana yitwa ngo yagiye guhaha ubumenyi, rya reme ry'uburezi dushaka, yagiye guhaha ubumenyi, wenda avuye mu rugo nta n'amazi umutumye kugira ngo umwana yige neza adataza kugira stress, ariko yagera ku ishuri noneho akajya kwikorera inkono ishyushye. Ni ikibazo gikomeye cyane kabisa. Reka twerekeze no mu karere ka Gicumbi. Gicumbi ho nabonye ngo hari umukanishi. Umukanishi gishe umusore amukubise umugeri mu nda amuziza amafaranga 2,000. Ayiwe, amafaranga y'u Rwanda 2,000. N'umukanishi rero wakubise umusore w'imyaka 20 akamukubita umugeri mu nda amuziza amafaranga 2,000 y'u Rwanda, agatajyanwa mu bitaro bikuru bya Byumba. Agezeyo bikaza kurangira bamujyanye ku bitaro bya CHIK ari naho yaje gupfira. Ni kumva ko yaranapfuye. Ibi byabaye rero kuwa 5 tariki 17 Ugushyingo 2023 mu mudugudu wa
Karundi akagari ka Rebero ni mu murenge wa Muko muri ako karere ka Gicumbi nyine. Umwe mu baturage rero baganiriye n'ikinyamakuru cyitwa Gicumbi News dukesha inkuru ubwo iyi nkuru yamenyekanaga akaba yaragize ati no muhungu kanika amagare ubwo uwo mwana rero yari amurimo amafaranga 2,000 byaje kurangira akamwishyiramo 1,000 cyonyine hashize iminsi barahuye rero aramufata anajije amukuramo imyenda aramubwira ati uranyishyura. Umwana ngo yaramusubije ati ese ko nta mafaranga mfite biragenda bite aba aramufashe aramwadukira arakubita nibwo amuteye umugeri wo mu nda umwana ajya kwa muganga arivuza birangira bamuhaye transfer ajya Ibyumba birangira ajya i Kigali ari naho yaguye mu bitaro bya CHUK. Yego aho ngaho nyine ngo ni naho yaguye. Iki kinyamakuru cya Gicumbi News kikaba cyaravuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muko yitwa Kalisa Claudine nawe akaba yemeza ko koko ibi byabaye. Akaba yaragize ati umwana yavuze ko yakubiswe n'umuntu ariko ntibabivuga barabiceceka birindiraho bajya kwa muganga hariya Igicumbi muri Byumba Hospital baza kumwohereza kuri CHUK agezeyo rero amarayo iminsi mike baza kutubwira ko yapfuye. Ni mu gihe gitufi yakomeje avuga ko gukubita no gukomeretsa bitemewe kandi bihanwa n'amategeko cyane cyane iyo byabaye intandaro y'urupfu kandi yongeraho ko abantu bagomba kumenya ko kwihanira bitemewe bakabanza kureba neza ko ibyo bagiye gukora bidashobora kuba byavamo uburakari ari naho hava kuba umuntu yakomeretsa mugenzi we ahubwo ko bakwiriye kujya begera ubuyobozi bukabafasha ndetse bakanabagira inama yuko ibibazo baba bafitanye byakemuka. Ndabona iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko amakuru gifite ari uko umurambo wa nyakwigendera ukiri ku bitaro bya CHUK mu gihe ukekwaho gukora ubwicanyi agishakishwa kugira ngo aryozwe ibi byaha yakoze. Ese umuntu mukuru wundi ajya kwifata akajya kuguriza umwana amafaranga yumva amafaranga azayakurahe? Wenda kuguriza wenda ntituzi ngo uyu mwana afite imyaka ingahe nta nubwo aka kanya ntabwo turi burebe ngo yayamuhaye ate byaciye mu zinzira. Kuguriza amafaranga ntekereza ko atari ikibazo ahubwo ikibazo ugomba no kureba uwo yahaye. Ugomba kureba uwo yahaye ariko ntabwo ushobora kumenya ngo uyu nguyu yazanyishyura cyangwa ntazanyishyura. Nose n'abantu bafite amafaranga ngenzi umuntu akose ku buryo umuntu wahaye undi amafaranga anayamuha yumva ko ari umuntu nyine umurusha ubushobozi kuko ikintu impamvu imwe yatumye afata amafaranga akayamuha amafaranga 300 yabonaga ari nyine ari mu rwego ruri hejuru agira icyizere ampereza amafaranga ariko yari hambwira ati hashize imyaka 2 uri kumva imyaka 2 ati njyana namubwiye ati basijye unyishyura make ariko ntayo yamuhaye. Nyine ndi kukubaza ibyo ushobora kuba wukungana uko nguko waho umwana wiga muri primaire mu wa 3 ntabwo ariko ntabwo kakana twamenye ngo umwana ngana gutushobora niba umuhungu yari umukanishi dushobora no gusanga bavuga ko ari umwana dushobora none se gute tutakuzera ko ashobora kuba yaranagiye gukoresha igare ntamwishyure kuri mukanishi twumvise ko akora amagare. Niyo mpamvu mvuze n'aka kanya ntituri bumenye ngo yayamuhaye mu buhe buryo cyangwa se byagenze bite ngo amujye mw'amafaranga ederi numvishe ko ngo yari yamwishyuye amafaranga 1,000 ahubwo ikibazo gihari nyizira turibaza tutese uyu musore washatse kwihanira hejuru y'igihugu bwo yaramusigayemo ndakeka hejuru y'amafaranga 1,000 yaramusigayemo aka kanya umuntu akaba yapfuye aragiye gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera uretse ko ari no gushakishwa yaseye yego uko biri kose ntashakishwe cyangwa bigire gute bizarangira afashwe hanyuma ukagaruka kukureba ese inyungu agiye kugiramo niyihe. 2,000 ashobora kubikorera umunsi umwe ashobora kuba amafaranga yayabonye ariko akantu gato gusa ka decision kamwe cyangwa se umwanzuro mubi ushobora gufata mu munota umwe ugahita ushyira ubuzima bwawe hasi. Ikibazo gihangayikishije ariko ikintu inzego zisaba muri rusange no kurinda kwihanira kwihanira gukubita no gukomeretsa byose ni icyaha cyangwa n'amategeko. Hari n'ibyo abantu baba bakeka ko bitakiri ibyaha batari ibyaha ariko mu by'ukuri ni icyaha. Reka twerekeze kuri inkuru ivuga ko mu ishuri ribanza rya Gati Kabisi ni ishuri ryo mu kagari ka Matare mu murenge wa Matyazo mu karere ka Ngororero havugwa ikibazo cy'ubucucike bukabije mu mashuri kugeza ubwo biyambaza urusengero kubera ikibazo cy'ibyumba bike bari mu mashuri nyine. Nubwo rero bigaragara ko afite icyo kibazo cy'ubucucike bw'abana mu byumba by'amashuri abaturage baturiye iryo shuri n'abarirereramo bakomeje kunenga ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bw'ishuri birengagije ibyumba by'amashuri byasambuwe n'imvura
kuri icyo kigo bikaba bimaze imyaka igera kuri 5 binyagirwa. Yego muri Nzeri 2023 nibwo Kigali tugiye dukesha inkuru yakoze inkuru igaragaza ko icyo kibazo cy'ibyo byumba by'amashuri ibigihari kandi bikaba bikomeje kwangirika, bikaba binatera ikibazo cy'ubucucike. Bamwe rero mu barerera muri iryo shuri bakakomeje gutunga agatoki ubuyobozi muri rusange, batita ku bikorwa remezo bya leta, ariko bakanenga cyane umuyobozi w'icyo kigo urebera mu gihe ishuri abereye umuyobozi risenyuka arebera nyine, akaba ari naho bahera basaba ko leta yasakara iryo shuri hakirindwa ko abana babo bakomeza kwiga bacucitse. Ubwo Kigali Today rero shaka kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero buvuga kuri iki kibazo. Umuyobozi w'ako karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yitwa Mukunduhiriwe Benjamin yavuze ko icyo kibazo cy'ibyo byumba atigeze akimenya, yemeza ko icyo kibazo agiye kugikurikirana kigakemurwa vuba kugira ngo abana babyigiremo, dore ko igihe cyo gutangira amashuri cyari cyegereje. Nubwo ibyo umuyobozi ibyo ngibyo yabyijeje agijeje abaturage ngo yabikoze, ngo ntabwo yigeze bikora, kuko mu baganiriye na Kigali Today bavuze ko ubuyobozi bw'akarere ngo buherutse gusura ayo mashuri, bwangiza bugasubirayo ngo nta kintu ngo yakozeho. Nta kintu amashuri yakozeho. Abaturage rero bagize icyizere cy'abo bayobozi bari basuye iryo shuri, batekereza ko hari icyo kigiye gukora, ariko amaso ahera mu kirere. Kugeza ubu bakaba bagaragaza igihombo baterwa no kuba ayo mashuri atigirwamo. Hanyuma biragaragara ko abayobozi bivuga ko ngo bagiye gusura nicyo gisubizo. Ubundi igisubizo ni ntabwo nari nkizi ngiye kugikurikirana. Ikibazo ngiye kugikurikirana. Uribuka ko ino nkuru twigeze no kuyikoraho, uyu muyobozi ko yaravuze ko bavuga ko ibyo byumba byasambuwe n'imvura bikaba bimaze imyaka 5. Umuyobozi akavuga ko icyo kibazo atarakize ariko agiye kugikurikirana. Ariko businzi none amezi abayangahe barahageze ntibagira icyo bahakoraho, kandi abana bari kwigira he mu bucucike. Niyo mpamvu ubundi kiragiye dukora inkuru navuze nti nyamara abayobozi ashobora kuba umuyobozi ariko ari umuyobozi wo mu karere, nyine yicara mu karere akumva ko ibintu ari ibyo ngibyo, kuko niba ikibazo kimaze imyaka 5 abaturage baravuze barasaraye cyane. Noneho tekereza ko umunyamakuru yamugezeho akavuga ko atarakizi, byiwe ntanagira n'agatima ko kuvuga ati reka ndi kureba. None turongeye tubonye ko hari ubucucike. Niba ari ibyo byumba niyo byaba 2 cyangwa 3, ntekereza yuko byari kuba biri gufasha abanyeshuri. Noneho niba wenda n'ikibazo cy'amafaranga, ntekereza ko ibigo byinshi byagiye bigira ikibazo cyo gusamburwa kw'amashuri biturutse ku mvura n'ibiza. Ntekereza ko leta hari icyo yakoze, ariko saka kandi n'ikibazo turavuga ko ari leta cyangwa ikibazo n'aba bayobozi. Ikibazo n'abayobozi, ariko na leta twayishyira ikibazo kuko ntabwo bigeze bakurikirana ngo bamenye se koko iki kibazo cyarakemutse. Ntekereza ko usibye wenda kuba habaho niba nabyita surprise, b'abadepite bajya bagenda batunguranye bakabageraho cyangwa bakagera kuri iri shuri. Yego, ntekereza ko ari ikibazo gishobora gukemuka, kubera ko niba umuyobozi urumva ubundi twizera inzego, sibyo? Niba ikibazo kugira ngo kimenyekane bihera ku mudugudu bikazamuka bikagera mu kagari bakohereza ku murenge bakohereza mu karere, gutyo. Urumva biragoye ko umuntu wo muri minisiteri ntabwo ari bizahaguruka ngo ajye kureba, ahubwo uwo muyobozi wo hasi urimo yadindiza iki procedure, uri kwica gahunda nyine hari. Nibyo ngibyo. Reka dusubire mu karere ka Gicumbi, ho hari inkuru ivuga ko umukobwa w'imyaka 20 yatwitse umugabo n'umugore bari bamaze igihe gito bashyingiranywe, aho ashinja uyu mugabo kuba yaramuteye inda. Byabaye mu mudugudu wa Rugerero mu kagari ka Gashirira, ni mu murenge wa Ruvune, mu masaha ya saa 8 z'ijoro kwa 21 Gushyingo 2023 nibwo ibyo ngibyo byabaye. Amakuru rero dukesha amakuru y'ikinyamakuru dusoma inkuru gikesha abaturanyi babo ngo nuko uyu mukobwa yagiye gusura umusore w'imyaka 18, ageze yasanga umuhungu yari yashatse undi mugore, biramubabaza, baje asubira mu muhanda agura lisansi, aza kubatwikira aho bari baryamye, barakomereka bikabije. Yakomeze bikabije. Bivuga ko rero uyu mukobwa wakoze yaratwite inda y'uyu musore wari waramusezeranije ko azamutunga namara kubyara, akaza gusanga yaraye arongoye undi. Yego, ababibonye kandi bakaba bavuga ko umugore n'umugabo bakomeretse bikomeye. Umugore akaba yari yafashwe n'umuriro ku bice bitandukanye by'umubiri,
akaba yarahise yoherezwa ku bitaro bya Byumba. Umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Ruvune yitwa Beningoma Oscar yahamirije iby'aya makuru aho yagize ati byabaye turihanganisha abakorewe urugomo tukanibutsa abaturage ko mu gihe hari icyo batumvikanyeho bagana inzego z'ubuyobozi zikabafasha gukemura icyo kibazo aho kwihanira. Hanyuma se tuvuge ko ari ugufuha icyambere ikibazo cya mbere urumva umwana w'umuhungu afite imyaka 18 ni umuhungu uzubwo cyane umuhungu umukobwa afite 22 umuhungu akagira imyaka 18 ni umugabo cyangwa mureka tubyite ko ari umugabo ariko mu mategeko ntabwo ari umugabo kubera yuko ntabwo amategeko y'u Rwanda yego ntabwo yakemera kumusezeranya sibyo. Hanyuma uyu mukobwa afite imyaka 22 umukobwa niwe mukuru nikumva reka twirengagize uwundi yashatse ngo afite imyaka ingahe ubundi ubwo mwanzo uyu mukobwa yafashe agendeye kuki ntabwo mbizi mbese ahubwo urumva deja uyu mukobwa ufite imyaka 22 afite imyaka y'ubukure tugiye gusesengura niyo baba babanye uyu mukobwa yarafashe ku ngufu ya muhungu kubera ko umuhungu afite imyaka 18 umukobwa akagira 22 nta nubwo abantu ibyo bagiye basesengura barebe avuga ati iki kintu ngiye kwinjiramo ngiye gukora ubundi ni ikintu gifite izihe ngaruka. Nguyu ngo ese ajya kuzana lisansi aza amena ku bageni b'abandi ubona bari kubita abageni harya abantu batarasezerana abantu bose bashatse njya bimva babita abageni ni process twasanze nyine abantu bose bakibana ako kanya tuba tuzi ko ari abageni ntabwo bigombera gukora ubukwe uragenda ukanya nibyo nambajije igihe yaba ari ifuhe ryatumye ibi bisa bikora sinatekereza ko ari ifuhe nta nubwo ari urukundo kuko umuntu ukunda ntabwo ukora ibintu nk'ibyo ngibyo none se niba mutwitiye ubwo mwana noneho navuka kumva nyina yashatse gutwikasa ahubwo yabikoze ngaho mva iryo zina nyine yubatse umwana akiri mu nda ngira umwana byanze bikunze navuka ntabwo azabura kumenya amakuru yuko nyina yatwitse se none se ubwo yubatse izina cyangwa ntabwo byoroshye kabisa ni ibintu bibabaje mu kanya tugiye kwamamaza ariko reka tubanze turebe n'izindi nkuru hagati aho ngaho ariko ibi bintu umukobwa yakoze ntabwo ari byo kwihanira nibyo kwihanira kandi ntibyemewe ntabwo ngira ngo ntabwo yabanagiye mu mategeko bagiye gusesengura ni ukuvuga ngo niyo wenda yaba atarihaniye ariko aka kanya aramutse agiye kurega akavuga ngo uyu musore yanteye inda ikibazo cyaba kiri ku umukobwa yahohoteye umusore none se wabyumva utavuga gute ukuntu umukobwa w'imyaka 22 atwitiye umusore w'imyaka 18 ntusumva atari ikibazo ni ikibazo gikomeye reka twekeze mu karere ka Ruhango ni mu murenge wa Ruhango hari umugabo rero ukekwaho gutema umugore bashakanye biturutse ku makimbirane yo mu rugo byabereye mu kagari ka Munini mu mudugudu wa Nyabinyenga aho kuwa kabiri ahagana ku isi ya saa 6 z'amanywa uwitwa Bizimana Izayi yatemye umugore we ku kuguru. Abaturanye b'uyu mugabo bakaba bavuga ko ayo makimbirane yaturutse ku kuba ngo umugore yari yaremereye umugabo we kuzagura igare nibabana ariko ngo ntiyigeze abikora. Turashize ubwo rero amakuru akaba avuga ko umugore we yamusanze mu kazi aho yakoraga amasiteri y'ibiti byo gutwika amakara bagatangira gushyamirana akamwibutsa ko yari yaramwemereye igare ariko ntaregure. Ibyo rero bikiba uyu mugabo yahise ahunga kugeza ngo na n'ubu akaba akirimo ashakishwa mu gihe umugore we yahise ajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho n'abaganga. Ubuyobozi bw'umurenge wa Ruhango rero ntacyo bwatangaje kuri aya makuru muri uyu mudugudu wa Nyabinyenga. Amakuru avuga ko hakunze kuvugwa urugomo ruterwa n'ubusinzi bukabije bw'abana banyoye inzoga z'inkorano. Iki kintu igisubizo noneho ko ubundi iryo gare se masezerano aragwira sezerano umuntu muzamugurira igare ryo gukoza iki yaryiguriye ryo kugira ngo yaryiguriye bafatanye biteze imbere. Yego nibaza noneho ngo utamugurira igare aragutema ubwo none ari umurimo mwari kuzagura ariko rwose jaramo nawe iri mu turere duhorana ibibazo. Ariko se ikibazo uzi ko nta n'iminsi nk'ibiri yari yacu tutasomye mu karere ka Ruhango niba hari inkuru nyinshi bagira ni inkuru zijyanye no kwicana. Ako se meya bimeze bite n'abaturage batuye muri Ruhango umva ni ukuzakorera hari urugendo shuri kuko Ruhango niko karere gashobora kuba kavugwamo ibintu by'imfu nyinshi.
hano ndi kubona noneho muri Kayonza byabaye se umugabo w'imyaka 50 akekwaho gusambanya umwana w'imyaka ingahe 6 ndanyumvira akarere imyaka 6 umugabo w'imyaka 50 wari utuye mu murenge wa Ndego ni mu karere ka Kayonza yatowe muri yombi nyuma yo gukekwaho kumara igihe kinini asambanya umwana w'imyaka 6 w'umuturanyi we. Uyu mugabo yatawe muri yombi ku wa 2 tariki ya 21 mu Bishyingo 2023 mu mudugudu wa Kanyinya mu kagari k'Isangano mu murenge wa Ndego. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndego yitwa Kabanda na Patrick akaba yabwiye ikinyamakuru ko kugira ngo uyu mugabo atabwe muri yombi byaturutse ku makuru yatanzwe n'umwana wavuze ko yamusambanije kandi ko ngo atari ubwa mbere. Ngo rero ubuyobozi uyu muyobozi akaba yarakomeje navuga ko aba babyeyi bahise babimenyesha ubuyobozi nabwo bukaza guhita bufata wa mugabo kugira ngo naho ngo uwo mwana nawe nako agahita ajyanwa kwa muganga kugira ngo akorerwe isuzuma harebwe ubufasha bw'ibanze. Gitifu Kabanda nakaba yarakomeje avuga ko basaba ababyeyi kumva ko bafite inshingano zo kurera abana babo neza barangiza bakabakurikirana umunsi ku munsi bakaganirizwa ku buryo ibintu byose byakabaye ku mwana baba babizi ngo ababyeyi nyine bakajya baganiriza umwana. Bakaba yaribukije kandi ko amategeko y'u Rwanda yiteguye guhana uwo ari we wese wagambirira gusambanya umwana ndetse nyine n'uwabikoze. Kuri ubu ngubu uyu mugabo w'imyaka 50 akaba yaratowe muri yombi akaba afungiye kuri station ya RIB ya Ndego ni mu gihe iperereza rigikomeje. Umwana w'imyaka 6 we akaba yarajyanwe mu bitaro bya Rwinkwavu kugira ngo akorerwe isuzuma arangiza nibarangiza banarebe buryo hakorwa ubutabazi bw'ibanze. Uburwayi bwo mu mutwe niko tujye tuvuga bamwe ngabo bwashe yaranasaze uburwayi bwo mu mutwe ego nta n'ubwo gusa ariko ntekereza yuko uburwayi bwo mu mutwe ni umurwayi wo mu mutwe ariko ufite ibitekerezo afite ibitekerezo kuryozwa ibyo yakoze. Abantu bavuga ko ari uburwayi bwo mu mutwe kuko uramutse uvuze rirarise ry'umwana w'imyaka 6 nahubwo nyine bajye babahana bafata babashyira niba ari kubashyira hehe simbiza ariko urumva ni ibintu bitumvikana. Uyu nguyu urumva n'umwana we yamutinya atari Landry. Reka dushyire mu karuhuko turangiza tuze kugaruka mu kanya makuru ari kuvugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Turaza kujya muri Uganda tujye muri Kongo n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Reka tubanze twitse mu kanya turaje mugumane natwe turacyabafitiye amakuru menshi. Ikaze muri Star Professional College. Duherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako yitwa Mateus House iri inyuma yo kwa Makuza muri etage ya 3 ahakorera Goodrich Business Group. Dutanga certificate mu mezi 3 na diploma mu mezi 6 mu masomo akurikira: Filming and TV Production diploma mu mezi 6, Camera Operation and Video Editing mu mezi 3, TV Broadcasting and Control Room Techniques mu mezi 3, Graphic Design and Software Development mu mezi 3. Dutanga kandi amasomo yandi akurikira: Complementary Therapy Diploma y'amezi 6, Massage Therapy mu mezi 3, Fitness and Gym Instructions mu mezi 3, Hydrotherapy and Sauna mu mezi 3. Dukorana n'ikigo High-Tech London International Therapeutics Examination Council mu gutegura amasomo ndetse n'ibizamini bituma impamyabumenyi tuguhigira agaciro ku isi yose ndetse bikakorohera no guhita ubona akazi. Ababoneka muri weekend namwe twabatekerejeho. Kwiyandikisha byaratangiye kandi imyanya n'imbarwa. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 0456 tukaguha link yo kwiyandikisha online cyangwa ugasura urubuga rwacu goodrichbusinessgroup.com ugakanda handitse Star Professional College. Ubumenyi ngiro imbarutso zo gukabya inzozi zawe. We believe education is a right, not a privilege. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Empowering students around the world to access the best education is our passion at Applied Board. Mega Global Rings is accredited international recruitment service providers for Applied Board since November 2023.
Our partners and students are the heart of everything we do, and we are committed to enabling your success. Dear Africans, we can connect you to the best school in Canada, USA, and Europe. Also, scholarships are available. Since 2015, we help over 400,000 students from more than 125 countries around the world pursue the dream of study abroad, build new careers, and become who they aspire to be. From 2024, we want to be helping more than 10,000 African students to get the best school abroad. Join us. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumara iki gutunga amagana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Good Rich Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788302773 cyangwa 0788307794 na 0788300456. Mega Travel and Tourist Limited, igisubizo kwifuza kujya Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada na Amerika, abo bose turabafasha. Kubifuza kwiga ni karibu kuko Mega amaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diplomas, bachelors, masters na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi na scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahotel. Vuba kandi tuzatanya no kubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Kubari mu Rwanda, Igoma ndetse na Bukavu muri Republika Demokarasi ya Kongo, mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri Mateus House muri etage ya 3 ahakorera Good Rich Business Group inyuma yo kwa Makuza. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero 0788317622 cyangwa se ugasura website yacu wa3.megaglobalink.com. Banyarwanda. Ikaze none mu kiganiro Impamba y'Umunsi, niko nari ndimo ndeba ari umuntu yandikiye inbox aradukurikiye, yohereje igitekerezo, yitwa ati mwaramutse, nitwa Nkusi Albert, mperereye mu karere ka Kicukiro. Abo bana bafite ikibazo gikomeye, kugenda bikoreye ibiryo ku mutwe, leta yacu ikora ibikwiye abo bana bakurweho uwo muruho. Yesa komeza agira ati ibyingo zifite amakimbirane byose biterwa no kutumvikana hagati y'abashakanye kugira ngo bashyire hamwe. Akenshi biterwa n'izo nzoga z'inkorano. Ati na Albert Nkusi, mperereye mu karere ka Kicukiro, turabakurikiye 5/5 hano Kicukiro. Arakoze cyane Albert Nkusi, byo vuze ni ukuri jana. Albert ati ibyingo zano mu maki kutumvikana ngo bashyire hamwe ndetse n'inzoga z'inkorano. Inzoga z'inkorano zizi twatanye tugura 200. arya asaruzize zimwe bigira kujya bakora nimba mu matafari. Zirakaziyazo. Abafite itafari rihiye bakarishyira amashaba. Aka abantu bamwe inzoga mwaragowe. None hari biba bisa nk'ibizi, ibizibura bizi. Ndabona n'ikiziba. Bira bintu ntago ari byiza kabisa. Amazi ya Nyabugogo.
Musi urakoze cyane reka tujye no mu mahanga turebe ibintu biri kuvugwa. Ngiye kubanza ndebe muri Uganda nabonye hari indwara ibazengereje batobare ntizagere mu Rwanda. Kamanze mbwira abantu iyi nkuru rero natwe tubwira muri Kongo ko byifashe. Inzego z'ubuzima za Uganda zirimo gukora iperereza ku ndwara itaramenyekana imaze guhitana abantu 12 mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa mu karere ka Kyotera gaherereye mu majyepfo hagati y'iki gihugu cya Uganda. Abari gufatwa n'iyi ndwara bari kurwara agaheri ku mubiri kangiza utwo duheri tukagenda twiyongera kandi tugakura, noneho bamwe muri bo bakabyimba amaguru nyuma bikaza kubaviramo gupfa. Ukumva rero mu cyumweru gishize Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda yakusanyije impagararizi z'umuntu waje guhitanwa n'iyi ndwara wapfiriye mu bitaro byo muri Kyotera kugira ngo isuzumwe izo ndwara kugira ngo zisuzumwe, ariko byavuyemo ngo ntago byari byashyirwa ahabona. Gusa ubuyobozi bw'ibitaro bukaba bwaratangaje ko hari abandi baturage bafatwa n'iyi ndwara barangiza bakajya kwivuza ku baganga ba gakondo ntibagane ibitaro, ndetse ko bigoye kubabuza kuko utapfa kumenya indwara yabibasiye yariyo. Muri Uganda nuko bimeze, indwara batubabare ntigere hano kabisa. Muri Kongo hanyuma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umutwe wa M23 kuri wa gatatu tariki ya 22 wigaruriye umujyi wa Mwiso nyuma y'imirwano yawusakiranije n'abarimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kuvuga FARDC ndetse na FDLR. Imirwano yatangiye ku manywa yo kuri wa gatatu ikaba yumvikanyemo intwaro zirimo niziremereye. Amakuru rero y'ifatwa rya Mwiso iherereye muri teritwari ya Masisi yemejwe na societe civile yo muri kariya gace. Amakuru avuga ko FARDC na FDLR nyuma yo kwirukanwa muri uyu mujyi bahise bahungira mu gace ka Warikale kamaze imyaka myinshi karahindutse amatware ya FDLR. Muri Kongo nuko byifashe. Hanyuma ejo bakiri kurwana bafatanyije na FDLR kandi twabonye batanye kubana. Ejo twabonye bavuga ko nyine ngo bacanye mu bana. Ndimo mbona nyine batangaje kubabuza umusirikare wese wa FARDC kuba yakongera kuvugana ngo n'uwa FDLR. Hanyuma nanone abantu nabonye barimo bibaza ku bintu bijyanye n'iriya ntambara ya hariya, by'umwihariko Kongo ifite indimi ebyiri ariko gisinze n'ibindi byabwo zishobora kuba zirenze ebyiri. Baravuga ko batazongera gufatanya na FDLR kandi buriya inama nyinshi Tshisekedi yagiye yitabira bagiye bahakana ko FDLR ngibaho. Bwa mbere bahakanye ko FDLR ibaho, urumva? Ubundi bavuga ko FDLR ari umutwe utagize icyo utwaye, urumva? Ngo nabavandimwe. Ibyo nabyo ejo ndubeje twarabivuzeho. Ejo baravuga ngo bacanye umubano ngo na FDLR. Hari abantu rero bari kwibaza si ibintu babihuza gute. Nika kavuyo kari muri Kongo n'ubundi umuntu atapfa ko barwanye bifatanyije. Arya Mweso arya tubwiye ko M23 yarayifashe ejo. M23 nayo rero iragira iti igihe cyose Kongo izashaka ibiganiro twebwe twiteguye kubijyamo, urumva? Itariko nibidakunda nitabibyo niba komeza kubyanga natwe tuzakomeza kurwana. Tubwire abantu rero ko Ndayishimiye yiteguye gutanga inkoni y'ubushumba. Urabizi ko ari wayoboye umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba. Kuwa kane tariki ya 22 Gushyingo 2023 Perezida w'u Burundi Ndayishimiye aratanga inkoni y'ubushumba kuri Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo kugira ngo abe ari we uyobora umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba. Ariko yibuke ko nanone muri Sudani naho ntabwo byoroshye. Nabo barakomerewe. Muri Sudani naho ntabwo byoroshye kuko Salva Kiir ubushize ari inama yari yagiyemo agiyeyo agendera ari umwuka uvuga ko yaheretswe ku butegetsi. Kugira ngo amakuru yaje kunyomozwa nyuma y'amasaha. Ariko buriya ntabwo bivugirwa ubusa, bishobora kuba byari akantu kavuze ko bagafite impamvu. Ntabwo uri kugira ubusa. Kuwa kane rero nibwo bateranyijwe n'inama y'iminsi 2 izabereye Arusha muri Tanzania
Iyo nama ikaba iri buze guhuza kwa kane uyu munsi. Iyo nama iri buze guhuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se abaza kuba bahagarariye abakuru b'ibihugu bashobora kuba bataboneka muri iyi nama. Muri iyi nama kandi ni naho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aza guhita atangira inkoni y'ubushumba akayiha mugenzi we Salva Kiir wa Sudani y'Epfo kugira ngo ayobore umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Nibwo bwa mbere Sudani y'Epfo iraba igiye kuyobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuva yakwemererwa kuba muri uyu muryango ikaba umunyamuryango mu mwaka wa 2016 nibwo yemejwe. Salva Kiir niwe ugiye kuyobora mu gihe ibyiwe nabyo bitoroshye kuko ari hariyo n'imitwe yitwaje intwaro igihe ikunda gusakiranya hariya kabisa, kandi n'ibintu bimaze igihe nabyo bimaze iminsi. Ugiye kureba he? Ugiye kureba mu gihugu cya Isirayeli. Katubanze duce muri Burkina Faso noneho tujye muri Isirayeli. Muri Burkina Faso ho inzego z'umutekano muri Burkina Faso zatangaje ko abantu 15 barimo abasivile 13 baguye mu bitero bibiri byagabwe mu burasirazuba bw'iki gihugu n'abeza ngo ntibagendera ku matwara akazi ya Kisilamu. Ibitero kandi byombi bikaba byaragabwe mu nsisiro ebyiri mu mujyi wa Diapaga ni mu ntara ya Tapoa iherereye mu burasirazuba bw'icyo gihugu mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ibyo byabaye nyine. Umuvugizi rero w'imiryango itari ya leta muri ako gace kabarabwiye AFP ko abantu baguye muri ibi bitero barimo abasivile 13 ndetse n'abakoranabushake babiri bafasha inzego z'umutekano muri kariya gace. Umwe rero mu bashinzwe umutekano akaba yaratangaje ko ingabo zahise zitabara zangiza zigasubiza inyuma abarwanyi bagabye igitero ndetse zikicamo benshi muri bo. Ibikorwa by'ingabo ku butaka ndetse no mu karere bikaba bikomeje mu burasirazuba ndetse bikaba byarahitanye abantu bagera kuri 50 barenga mu bagabye igitero ndetse hasenywe ibirindiro byabo byinshi kabisa. Rero kuva mu mwaka wa 2015 Burkina Faso yazahajwe n'ibitero bigabwa n'imitwe yitwaje intwaro ifitanye isano na Islamic State ndetse na Al-Qaeda, imitwe imaze igihe ijujubya ibihugu bituranye birimo Mali ndetse na Niger. Kugeza ubu ngo bariko abantu babarirwa kandi mu bihumbi 17 barimo abasivili ndetse n'abasirikare nibo bamaze guhitanwa n'izi ntambara mu myaka 8 ishize, barimo barimo 6,000 bapfuye kuva mu mwaka wa 2023 kuva mu mwaka watangira ni muri mwaka turimo. Ikigo rero gishinzwe iby'ubutabazi kandi kikaba kigaragaza ko abarenga miliyoni 2 bavuye mu byabo bagahungira mu bice bitandukanye by'imbere mu gihugu cya Burkina Faso. Muri Burkina Faso nuko bimeze. Anyuma muri Isirayeli bimeze. Inama y'abaminisitiri muri Isirayeli yemeje agahenge k'iminsi 4 mu ntara ya Gaza igenzurwa n'umutwe wa Hamas ndetse impande zombi zemera kurekura zimwe mu mfungwa z'intambara imaze ukwezi n'igice iyogoza akarere ko mu burasirazuba bwo hagati. Isirayeli rero yatangaje ko Hamas izayihereza abantu 50 bashimuswe ubwo uyu mutwe wagabaga igitero kuri Isirayeli tariki ya 7 Ukwakira, mu gihe Hamas nayo yatangaje ko izahabwa abantu 150 bari mu maboko ya Isirayeli. Ntabwo hatangajwe rero igihe agahenge kemejwe kazatangirira kubahirizwa. Icyo kuri Hamas na Isirayeli bamaze iminsi ku gitutu cy'amahanga cyo guhosha imirwano kugira ngo serivisi z'ubutabazi bw'ibanze zibashe gukomeza muri Gaza. Isirayeli yatangaje ko nibigenda uko babiteganyije imfungwa zigakomeza kurekurwa agahenge gashobora kongerwa. Mu by'impande zombi rero zemeranyijwe kandi birimo kwemerera imodoka zijyanye imiti n'ibiribwa mu gihugu cya Gaza kwinjira. Ingabo za Isirayeli zinjiye muri Gaza nyuma y'igitero cya Hamas cyo ku itariki ya 7 Ukwakira cyahitanye abasaga 200 mu gihe Gaza ho hamaze gupfa abasaga 14,000. Bone muri Isirayeli. Anyuma reka ugiye mu kanya ujye kutureba bya bindi tujya twamamazaho gato abantu bashaka kujya muri Canada na hehe. Ariko reka abantu banze tubazengurutse isi yose muri rusange tubwire ko Loni yaburiye kubera icyogajuru Korea ya ruguru yohereje mu isanzure nyuma yuko muri Gicurasi ndetse na Kanama uyu mwaka Korea ya ruguru igerageje kohereza mu isanzure icyogajuru cya gisirikare cyifashishwa mu bikorwa by'ubutasi ariko ntibigende neza. Yatangaje ko kuri inshuro yabigezeho. Ni ibintu rero bitakiwe neza n'umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu nka Amerika, Ubuyapani ndetse na Korea y'Epfo. Nyuma y'iri tangazo kandi Korea y'Epfo ikaba yarahise inavuga ko nta kabuza Korea ya ruguru ishobora kuba ibifashijwemo n'Uburusiya ndetse ko umutekano ku mupaka uyihuza n'iki gihugu ugomba kurushaho gukazwa cyane. Loni kandi ikaba yanatangaje ko
itishimiye iki gikorwa cya Korea ya ruguru kubera ko ikoresha ikoranabuhanga by'umwihariko ibijyanye na ballistic missile mu kohereza ibyo byogajuru mu isanzure ibyo umuryango ubona nko kugerageza kubigerageza kandi bikaba binyuranije n'amategeko yawo agenga by'uyu mutekano. Hanyuma ibingibi bya ballistic missile byambukiranya imipaka. Njyandi byambukiranya ni imipaka ni imigabane. Ni imipaka imigabane nego imigabane. Byambukiranya ako nyine umugabane se. Numva abantu bashaka birenga imipaka bikagira imigabane zitandukanye. Kuzaduhitana turabiyamye. Ikoranabuhanga rero ryifashishwa mu kurasa ibyo bisasu ukaba bishobora kuraswa kure bikagendera ku muvuduko uri hejuru ndetse bikaba bishobora no kwifashishwa mu gutwara intwaro za kirimbuzi zishobora gutigisa ibice byinshi byo mu isi. Amerika rero yatangaje ko icyo gikorwa ari ukurenga ku mategeko y'umuryango w'abibumbye. Mu gihe Ubuyapani bwo bwatangaje ko icyo cyogajuru cyaciye hejuru y'ibirwa bya Okinawa cyateje impungenge. Televiziyo y'igihugu rero ya Korea ya ruguru KCNA yatangaje ko ibikorwa byo kohereza icyo cyogajuru mu isanzure byabereye mu gace ka Sohae mu majyaruguru yo mu burengerazuba bw'icyo gihugu ndetse ikaba inatangaza ko umukuru w'igihugu yakurikiranaga iki gikorwa imbona nkubone. Perezida rero w'icyo gihugu cya Korea ya ruguru yitwa Kim Jong Un akaba yatangaje ko icyo cyogajuru ngo kizafasha mu gucunga umutekano w'igihugu cye kandi igihugu cye kigacungwa neza ndetse ikaba bizanamufasha mu bikorwa byo kugenzura ndetse no gukumira ibitero bishobora kuyigabwaho. Niko nk'uko byifashe. Kadusoreza ngaha muri ibi byanditswe mu binyamakuru ahubwo abantu bashaka gutembera muri Canada n'ahandi hose ubanza ubabwire ko bagirayo ukuntu deal umeze cyangwa se ukuntu ibintu bihagaze. Mega Travel and Tourings Limited ni igisubizo kubifuza kujya i Burayi, Canada ndetse na Amerika. Duhuza abacuruzi n'inganda bifuza gutembera n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada ndetse na Amerika nabo turabafasha. Wifuza kwiga rero ni karibu kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diploma, bachelor's, master's, PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi na scholarship muri Canada, Europe ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubafasha gushaka visa z'igihe kirekire ndetse n'iz'igihe gito. Tukabafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahoteli. Vuba aha ngaha tuzatangira no kubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukora i Burayi ndetse na Canada. Kuba ari mu Rwanda, Igoma na Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali, Mateus House, etage ya 3 ahakorera Goodrich Business Group nyuma yo kwamakuza. Ukeneye ibindi bisobanuro rero waduhamagara kuri nimero 0788 kabana dusura ku rubuga wa3.megagloballink.com. Niko dusoreza. Yego dusoreza. Turashimira abo twabonye muri kiganiro Impamba y'Umunsi. Turashimira ariko by'umwihariko nyine mwebwe mwadukurikiye. Kiganiro Impamba y'Umunsi no kuva saa 3 za mu gitondo kugera saa 4. Mugenzi wacu Landry Niyonizigiyene wadufashe nyine ku buhanga bw'amashusho ndetse n'amajwi bikaba byagenze neza. Niko wakoze cyane. Ku munsi w'ejo mu masaha nk'aya tuzaba turi ahangaha. Reka tubashimire mugire umunsi mwiza muhaye muronke Imana ibarinde.